Mwiriwe neza cyangwa se mwaramutse bakunzi ba Vizera TV. Nkunda kubivuga impamvu mavuze ngo waramutse cyangwa wiriwe biba bitewe n'aho turi hatandukanye. Duhora tubifuriza ibyiza, amahoro Imana itanga, kugubwa neza, umugisha wayo bikubeho aho uri hose. Twari tumaze iminsi tutabonana, ariko nk'uko twavuze ko tuzavuga ku byumweru 40 by'umubyeyi utwite, kugira ngo duhugurane, dusangire ubumenyi, kugira ngo hatazagira ikikubaho kigutunguye cyangwa se na mugenzi wawe kikamutungura kandi wakabaye uhari kugira ngo umufashe. Bahaye ikaze rero nanone nk'uko bisanzwe, ni Anita Ishimwe. Unyemerere dukomereze mu cyumweru cya gatatu cy'umubyeyi utwite. Mu minsi itambutse twari twavuze ku cyumweru cya mbere, ku cyumweru cya kabiri n'ibindi twagiye dusangira. Nagiye mbibona ko bibagirira umumaro mu byo muvuga, ko muduhamagara. Vraiment turabashimiye, muri inshuti nziza. Unyemerere rero dukomezanye ku cyumweru cya gatatu. Uba ugeze kuri Vizera TV ubwa mbere, ni umuryango mugari. Vizera bisobanuye dream, ni inzozi. Bakunda ko bimbaza abantu benshi, ariko bivuze inzozi mu rurimi rw'Ikiromani. Unyemerere tubane, ni ahantu heza ho kwisanzurira, tukungurana ibitekerezo ku bintu byinshi bitandukanye, kugira ngo aho uri hose ube uhari nyine usobanukiwe n'ibintu byinshi, kandi bitagombeye kuba uri mukuru cyane, ahubwo uko dusangira ubumenyi ugende wihugura muri byinshi. Ushobora kumva kino kiganiro utari married, udafite umuryango, ukiri umujene, ariko ni byiza ko ubu bumenyi ubugira ukabusangiza inshuti zawe, kugira ngo igihe Imana izaguhera umugisha bikakubaho, uzaba uri mu bintu wumva udatunguwe n'impinduka zikubayeho. Iki cyumweru cya gatatu wakwibaza, wenda uratwite, ni iki kizambaho? Wenda ushobora kuba ufite inda ntoya utaragera muri kino cyumweru, wakwibaza ngo ni ibiki bigiye kuzambaho muri kino cyumweru cya gatatu? Cyangwa se ukibaza, ufite amatsiko ati se kuko mu cyumweru cya gatatu mu byumweru 40 bigize umubyeyi utwite kugira ngo umwana avuke, icyumweru cya gatatu haba iki? Nyemerere tujyane. Wowe utarakora subscribe wakoraho, ukajya ubona byinshi dusangira, ntacyo bitwaye. Nk'uko twabivuze mbere rero, inda y'umubyeyi, imihindagurikire tuyibara mu byumweru. Wakwibaza ngo kubera iki tutayibara mu minsi, mu kwezi, ngo tuvuge amezi 9? Oya, twabivuzeho tugitangira. Inda y'umubyeyi, impinduka zigenda ziba kuri buri cyumweru cya mbere, ukabona impinduka zacyo paka ibyumweru 40 bigeze. Niyo mpamvu rero bibarwa mu byumweru. Duherekana tuvuga ku cyumweru cya kabiri, aho twasanze urusoro ruba rutangiye gukora urugendo ruva mu miyoborantanga rushaka kujya muri nyababyeyi. Niho duherukanira kuri zino session zo gutwita. Ku cyumweru cya kabiri haba urwo rugendo. Noneho mu cyumweru cya gatatu rero urumva umwana batangiye kwisuganya neza, ashaka kuba mu cyicaro cye, aho aba ari fixe, aho aba ari nyine aho azakurira, aho azategurirwa, aho azarererwa kugeza avutse. Aha hantu rero kugira ngo abemo gutyo, uko agenda akura, bigira impinduka nyinshi ku mubyeyi utwite, aryo tugiye kuganira, ariyo matsiko abantu benshi bagira. Iki cyumweru cya kabiri kirarangiye, ese icya gatatu ni iki kizambaho? Ni iki nkwiriye kwitegura? Aha muri kino cyumweru cya gatatu, imisemburo estrogen, progesterone iba imaze kuzamuka ikagera mu rwego rwo hejuru, bitandukanye n'ibindi byumweru byabanje. Ahangaha rero hari impinduka zibaho ku mubyeyi pe. Urumva mu cyumweru cya kabiri rwari urugendo, ariko umwana amaze gutekana, amaze kwicara, azakurira, mbega ari gushaka ibimukikiza neza
kugira ngo abe atekanye. Hano hari imihindagurikire myinshi ibaho, usanga umubyeyi abenshi bagira umubyibuho udasanzwe, ugasanga yabyibushye cyane cyane amabere agatonekara, amabere akabyibuha. Ahangaha imikaya y'amabere cyangwa se n'imitsi iba itangiye kwitegura kuba yakora imiyoboro y'amashereka itangiye kwitegura neza uburyo izagaburira umwana, ugasanga rero umuntu arabyibushye, agize umubyibuho udasanzwe. Muri icyo cyumweru cya gatatu izo mpinduka zibaho, ugasanga nyine umuntu yarabyibushye bidasanzwe, mu maso yarabyibushye, amabere yaraje, yarakira umwana mutoya. Izo mpinduka ziterwa n'imihindagurikire iri kwa mu mubiri mo imbere. Muri kino cyumweru cya gatatu rero habaho ubushyuhe bwinshi, hari n'uwo bitangira ku cyumweru cya kabiri, ariko habaho ubushyuhe bwinshi, ukumva urashyushye kandi abandi wenda bakonje, cyangwa se ugasanga urakonje nyamara abandi bashyushye, nyine bitewe n'izo mpinduka ziri mu mubiri. Nk'uko twavuze ko abantu ntabwo tugira imibiri imeze kimwe, nta nubwo imibiri yacu yakira ibintu kimwe. Ibyo tuba turimo turavuga ni en general. Ushobora kubona ntiwumve ko hari igikuba cyacitse, hari ushobora kubona atangiye gutitira nyamara hashyushye akumva ni malariya, akihutira kugura Coartem. Ibi ngibi nabivuze mu cyumweru cya kabiri, ni bibi. Ni byiza ko buri mpinduka yose ibayeho ubaye utaramutse kino kiganiro ngo umenye ko ari imihindagurikire yabaho. Indi mpinduka yose yabaho utayizi, si byiza gufata imiti utavugishije muganga, kuko ushobora kwangiza imibereho y'umwana. Ntabwo ari byiza kuba wanywa imiti yose ubonye utabanjije kugisha inama muganga. Iyi mpinduka muri kino cyumweru ibaho, ushobora gushyuha twebwe dukonje, cyangwa se ukumva urakonje twebwe dushyushye. Ni imihindagurikire yo mu mubiri biba byakorewemo, ntibizagutungure. Hari ikindi kintu gikomeye kibaho muri kino cyumweru cya gatatu, habaho umunaniro udasanzwe. Umubyeyi utwite, iyi mihindagurikire yo mu mubiri, ndakubwiza ukuri, muri bino byumweru bibanza, ubu hano munsi muri comment umubyeyi ashobora kwandika ati ngewe ibyambayeho ni agahomamunwa, kubera ko ari ya mibiri yacu itandukanye, tuba tuvuga ibiri en general. Ahangaha muri iki cyumweru habaho umunaniro ukabije ku mubyeyi utwite, kubera imihindagurikire iba iri ku mubiri, bitera umubyeyi umunaniro ukabije, kuko umwana akenera kwirema cyangwa kwiyongera, bikamusaba imbaraga nyinshi. Nk'uko twabivuze, iyo umubyeyi atwite, imbaraga nyinshi umubiri uba urimo kwirebera ku mwana, mbega uburinzi bwose buba bujya ku mwana. N'iryo remwa rero risaba umubiri imbaraga nyinshi. Rero ubwo buryo iryo rema ririmo rirabaho, bigatera umubyeyi umunaniro ukabije. Nibikubaho nta kidasanzwe, uzamenye ko ari ibiri gukorekera mu mubiri wawe, nyine ubimenye. Hari ikintu bita ikizibakanwa cyangwa se isesemi, kumva udashaka kurya, kumva ubihiwe. Ibi byose bibaho, ni ibintu twashyize mu gatebo kamwe, ariko bishobora no kudakubaho wowe, ariko akenshi bibaho, kuko ni imihindagurikire izanwa n'ibyo bintu biri kubaho mu mubiri mo imbere. Iryo remwa ry'umwana, uko kwiforoma k'umwana, kuko ku cyumweru cya gatatu ntabwo aba yagafatika ngo muri ecographe umubone, ntabwo wamubona. Rero abakiri amazi, rero abakiri ukwiremarema, ibyo byose byikusanya bigatera imihindagurikire ikomeye mu mubiri w'umubyeyi, bigatuma izi efe zose zibaho. Ahangaha mbibutse ko habaho kuruka, isesemi n'iki. Iki kintu tucyumve neza, cyane cyane twabyise ngo morning sickness. Aba babyeyi baruka mu gitondo, abenshi niko bakunda kuruka. Ni ibintu bibaho, ahubwo umubyeyi ikintu ukwiriye kwitaho, ukwiriye kugira attention cyane nyuma yo kuruka. Kuvuga uti se ndafata iki, ndarya iki,
kuko imbaraga ziba zigiye, biba bigusaba kugira ikintu ufata cyane cyane kigutera imbaraga kugira ngo urekipere ibyo waba utakaje. Naho kurukaho ni ikimenyetso gikomeye, kandi kubera izo mpinduka ziri mu mubiri rwose zinyeganyeza umubiri wose. Izi mpinduka tuvuga ni nkeya, hari n'ibindi bikubaho tutarimo turavuga hano, ariko ni byiza ko ureba icyo wafata cyane cyane gitera imbaraga. Bamwe bafata uduforowe iyo babishoboye, abandi bakanywa wenda utuji, ibintu bigutera imbaraga kugira ngo nanone imbaraga ze gushira mu burundu, cyangwa se ngo amazi agushiremo burundu. Ahangaha habaho kwihagarika kenshi. Kwihagarika kenshi kubera ko umwana aba amaze kwicara neza muri nyababyeyi, noneho nyababyeyi imaze kuremera, iyi ngobyi igatangira gusa nkaho iremerera uruhago. Noneho hajyamo inkareho gakeya, uruhago rwaremera, bigasaba ko tujya kuri tuwarete. Muri kino cyumweru habaho kwihagarika kenshi ku mubyeyi utwite. Ntibikubaho ntuzikange ngo ugire ngo ni diyabete, ugire ngo ni ibindi birwara. Hoya, nta yindi mpamvu, ni uko ingobyi iri kuremerera uruhago, bigatuma ko akagiyemo kose bisaba ko ugasohora. Niyo mpamvu rwose. Hanyuma habaho uburibwe cyane mu nda, urumva inda yo hasi, urumva niho byose birimo birabera, ntabwo uburibwe bwabura. Gusa hari igihe bidakabya ngo wumve birakabije cyane, ugasanga urimo kuribwa nka kumwe turibwa mu gihe cy'imihango, ariko ubwo buribwe bubaho kubera iryo formwa ry'umwana no kwirema k'umwana. N'ibikubaho uzabyihanganire kuko nyine bibaho rwose. Ahangaha mu cyumweru cya gatatu, nubwo no mu cya kabiri twabivuzeho, noneho birakomera kumva smelling and tasting. Hano habaho ino misemburo itangiye kuzamuka, usanga ibyakuryohera bitangiye kubihira, ugasanga ibyakubihiraga nibyo ushaka, ugasanga agaparafu wakundaga kari kukunukira, ugasanga ibintu utigeze ukunda biri kuguhumurira. Izi mpinduka zibaho, biba biri guterwa n'ikintu gishya kiri kwa mubiri wawe. Ntuzabyinubire, ahubwo uzabifiringe, uvuga ati ni umwana wanjye urimo araremwa, arimo ariforma. Wihanganira izo mpinduka, bizagira igihe birangira. Ibi byose rero biterwa n'iyo misemburo iba iri kugenda izamuka kugira ngo umwana wawe abashe kubaho. Ahangaha ntabwo inda iba yakagaragaye nk'uko twabivuze, nta nubwo muri ekogarafiya wayibona. Ntuzirirwe ujya mu cyumweru cya gatatu rwose, gusa nyine babibona mu maraso, ariko ntabwo wabona umwana wawe. Abakiri kwiforma, abakirimo kwiforma, ariko wowe mu kiziba cy'inda ubyumva kuremerewe, kuko nyine aba yaramaze kugeramo nubwo aba ataragaragara. Impinduka ni nyinshi, wavuga nyinshi ku byakubayeho, kuko ntabwo imibiri isa, nta nubwo ubushakashatsi bwamenya buri muntu wese ku giti cye. Ni byinshi, ariko izi mpinduka zose zizakubaho, uzabyihanganire, ubinezererwe, uvuga ati wawu, umwana wanjye arimo kugenda akura neza, bikugwe neza. Aho wumva bikabije, wegere muganga agufashe. Ibyo warya rero, ugomba kurya indyo yuzuye, ariko ukibanda ku bitera imbaraga, kuko uba ukeneye imbaraga, cyane cyane ibintu bitera imbaraga. Imbuto uba uzikeneye cyane cyane zikiri fureshi, kuruta kuba wanywa amaji. Ukeneye imboga, ukibanda ku z'icyatsi, kuko zirimo feri, ni nziza cyane. Nk'uko twabivuze, wirinde inzoga, wirinde itabi, wirinde ikawa si nziza. Niba ubana n'umuntu unywa n'itabi, wamusaba akarinywera kure yawe kugira ngo bitabangamira umwana. Niba hari imiti usanzwe unywa, ni byiza ko wegera muganga ukamubaza niba wayikomeza cyangwa se niba yaguhindurira kugira ngo itabangamira umwana wawe. Mpora mbifuriza ibyiza, amahoro y'Imana abe mu nzira mucamo. Wowe utwite, amahirwe masa, kuraje. Uzatuzanira umwana muzima, nawe uzaza uri muzima, ariko nawe ubitegura amahirwe masa.
naho ubutaha ndabakunda cyane.